Yesu Kristo nashimwe bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, uyu munsi ndashaka kubabwira ijambo ry'ihumure ry'icyizere kandi ubutumwa bwo gukomeza ukwizera. Nzareba Imana yanjye. Reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Igice cyaho ni icya 22 umurongo wa 3 n'uwa 4 haranditse ngo nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera, zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Iri jambo si iry'abafite ubuzima butunganye cyangwa bataratsitara, si iry'abafite amarira menshi, si iry'abatarigeze bagwa, ahubwo ni ijambo ry'abantu banyuze mu bubabare barira amanywa n'ijoro barwanira kwizera buri munsi, ariko bakihambira ku Mana yabo. Kuko nubwo urugendo rukomeye cyangwa se rutoroshye, iherezo ryabo ni ibyiza gusa. Tuzareba Imana yacu. Hari igihe cyo kutayibona neza, hari igihe twumva tutareba Imana. Iyo turi mu makuba, mu gahinda, mu mwijima, dutangira kwibaza niba Imana itureba. Umwanditsi wa Zaburi abivugaho, nzageza ryari ntekereza ibiteye intimba mu mutima wanjye, umunsi wose mfite agahinda. Iri ni ijwi ry'umuntu wumva Imana isa n'iyamuretse, ariko nubwo amaso yacu atayibona, Imana ntihinduka, ihora itureba, kandi igihe cyayo nikigera tuzayireba. Imana ntijya ibura muri gahunda yayo. Yobu, umugabo w'intwari, yanyuze mu bubabare bukomeye ndetse arababazwa cyane, yabuze abana, amatungo, n'ubuzima bwe burarembera. Nta gihe yigeze abona Imana mu maso, ariko yizeraga ko izaza. Reka turebe Yobu 19 duhere kuri 25 haranditse ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ibi bigaragaza icyizere ku kumenya Imana atari amarangamutima. Yobu yavugaga n'ubwoba mu mutima, ariko yizeye ko umunsi umwe azareba Imana ye, atari mu bitekerezo gusa, ahubwo azayireba mu buryo bwa nyabwo. Abera bafite ibyiringiro by'ukuri. Bibiliya bitubwira neza, iduha igisobanuro cy'icyizere cyacu. Tuzareba Imana, si indoto, si inzozi, si n'isezerano ritazasohora. Pawulo yarabivuze mu rwandiko yandikiye Abafilipi ati, naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Ibi bisobanuye ko tuzabona Imana kandi tuzabana nayo. Uyu munsi ushobora kuba ubabaye, ushobora kuba uri kurira, ushobora kuba ubona ubuzima bwanze, cyangwa se ushobora kuba ubona amaso yawe atari kubona ibyiringiro, ariko igihe kiri imbere tuzareba Imana yacu. Irinde ibyakubuza kuyibona. Matayo yaranditse ngo hahirwa abataryarya mu mitima, kuko bazareba Imana. Ni iki kigutandukanya n'Imana? Ni icyaha, ni ukwikubira, ni ukutihana, ni ukwizera guke. Ntugatakaze inzira igana kuyireba. Rinda umutima wawe, haranira ubugingo, senga ubudasiba, nibyo biguhamiriza kuri mu ruhande rw'Imana. Iyo dufite umutima usukuye, turayireba nubwo amaso yacu atabasha kuyibona. Umukristo akwiriye kugira icyizere. Bavandimwe, dufite ibyiringiro birenze ibiboneka cyangwa se ibyo abantu babona. Turi abagenzi ku isi, ariko dufite aho tujya. Umunsi umwe tuzareba Imana yacu. Wicogora, ntucike intege, ntugume mu mwijima. Komera ku Mana yawe, kuko iby'Imana yatangiye izanabisohoza. Nk'uko twabibonye mu byahishuwe, bazareba mu maso he, izina rye rizaba ku ruhanga rwabo. Si abandi, ni wowe Imana iri kubwira. Yiringire, wihangane, uharanire gukiranuka mu buzima bwawe bwose. Imana izakugirira neza. Mwene data, muvandimwe, Imana ikugarutseho, iri kukubwira ngo yiringire, iri kukubwira ko uzayibona kandi ko uzabona mu maso hayo. We Mukristo ukwiriye kugira icyizere kandi
ukabaho uharanira kuzareba Imana. Irinde ibyagukura ku Mana cyangwa se ibyatuma utazabona Imana, kuko hahirwa abataryarya mu mitima yabo aribo bazareba Imana. Uyu munsi nawe umutima wawe wurinde kurusha ibindi byose birindwa, Imana izakugirira neza. Kandi Imana ni ukuri ifite gahunda nziza, ifite gahunda yo kuziyereka abayikoreye, gahunda yo kuzabana n'abihanganye n'abemeye kudacogora ahubwo bakayigumaho. Bwira umutima wawe utuze, kuko hari ibyiringiro, kandi ibyiringiro bihari ntago bikoze isoni. Hari igihe tuzabona Imana kandi rwose tuzayireba neza, amaso yacu niyo azayibona, ntabwo ari ay'undi. Imana rero ikomeze itugirire neza kandi ikomeze iduhe kuyimenya no kuyiringira mu buzima bwacu bwose. Nakubwira ngo ibicogoza abagenzi byo ntago bibuze, cyangwa se ibyatuma abagenzi bava mu byizerwa, ariko ihangane kuko nutagwa isari uzasarura. Uyu munsi wa none abantu benshi bari kugenda bacogora, abakoreraga Imana uyu munsi benshi batakaje ibyiringiro, bananiwe kwihangana mu rugendo, basubira inyuma cyangwa se basubira aho bahoze. Uyu munsi rero garukiraho, kubera ko Imana yagusezeranyije kuzabana nayo, yagusezeranije kuzayibona. Wikwitesha ayo mahirwe, kuko nta cyiza nko kuzabona Imana. Imana itugirire neza, Imana ikomeze iduhe umugisha. Mwene data rero muvandimwe, uyu munsi nifuzaga kugusubizamo ibyiringiro. Uyu munsi nifuzaga kukubwira ko hari umunsi umwe uzabona mu maso y'Imana. Iri jambo rero nawe rikomereho, kandi uvuga uti, ubwire umutima wawe uti, nzareba Imana yanjye kandi amaso yanjye azayibona. Bavandimwe rero, uyu munsi niryo jambo nagira ngo nkubwire, nagira ngo nguhumurize nkubwire ko Imana yawe ihari kandi amaherezo uzayireba. Imana rero itugirire neza. We mukristo, we wamenye Imana, wibyihererana, iyi nzira nziza watangiye uyigeze no ku bandi, kubera ko Imana izaguhembera abo uzarokora, izaguhembera abo uzageza ku musaraba, abazakizwa ku bwawe. Uyu munsi rero Imana iradusaba kuyikorera, iradusaba kubana nayo, iradusaba kutikubira mu byayo, ahubwo tukabigeza ahantu kure hashoboka. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mwene data rero, wowe ubabaye, wowe urwaye, wowe urwaje, wowe ufite ibibazo bitandukanye, wowe ubona ubuzima bwanze, wowe ubona wanzwe n'abana b'abantu, reka nkubwire ko hari Imana, kandi Imana yacu iyo ije ibintu byose bihindura bishya. Wihangayika rero, wibabara, Imana iradukunda kandi izatugirira neza. Umuvandimwe mwene data rero, nifuza kukubwira ko Imana yacu ihari kandi ije kubana natwe. Wakoze rero, nsoza dusengane iri sengesho. Mana yanjye, nshaka kukureba, ntunyure iruhande, ntunyihishe, nyobora, unsukure, umbabarire, komeza intege zanjye kugeza igihe nzarebera ubwiza bwawe. Amen.